Niki umwuka w'ubuhanuzi uratubwira ngo igihe muzabona abashaka kuzana iyobokamana ry'ubuprotestanti bwaguye hamwe n'iry'ubugaturika mu baturage bose, icyo gihe mugomba kumenya ko umuvumba w'itegeko ry'icyumweru ufatanye n'iyo gahunda. Ikimenyetso cy'inyamaswa cyitwaje gahunda z'iyobokamana ngo bibwirwe abaturage hamwe n'itegeko ry'icyumweru rizakoreshwa mu buryo bwo kugarura imico mbonera. Ibi ni ibimenyetso by'iminsi y'imperuka kandi biturutse mu bagaragara nk'abari ku ruhande rw'iyobokamana. Ni nabyo ngiye kwibandaho uyu mwanya. Kandi nanone ngiye kuvuga iby'inkongi y'umuriro ukomeye iherutse gutwika umujyi w'abatemera Imana. Mbese umugambi n'intego y'ibi byose ni iyihe? Mube maso tujyane muri kino cyigisho. Kandi bakundwa, ubu turi kubona umushinga w'itegeko ry'icyumweru, nibyo munyumvise neza. Ubu turi kubona bari kwandika umushinga w'itegeko ry'icyumweru bifuza kuhinduka umunsi w'ikiruhuko ku itegeko, kandi uwo mushinga ukaba wongeye kugaruka nyuma y'imyaka 6 warasubitswe. Ibyo byose reka tubyinjiremo. Byose bitangirana n'imihindagurikire y'ikirere. Turahera ku bari kuri urwo ruhande rero, nyuma turaza kujya no ku rundi ruhande. Ubu tugiye gutangira kwibanda cyane ku mihindagurikire y'ikirere ndetse no ku gushyuha kw'isi. Imihindagurikire y'ikirere, imihindagurikire y'ikirere, amakuba y'imihindagurikire y'ikirere. Inshuro nyinshi zitandukanye bavuga ku mihindagurikire y'ikirere, kandi nk'uko tubwirwa mu gitabo cya Luka mu gice cya 17 ku murongo 28 kugeza kwa 32 haranditse ngo nk'uko byari mu minsi yo kwa Loti n'umujyi yari atuyemo w'i Sodomu, ni nako bigiye kugenda muri no minsi y'imperuka. Byagenze bite kuri iyo migeri yuzuyemo gukiranirwa? Imana yemeye ko umuriro n'amazuku bitwika iyo migi. Mbese twaba turi kubona ibisa n'ibyo kuri iyi migi yuzuyemo gukiranirwa? Mu gitabo cyitwa ibyaduka byo mu minsi y'imperuka, ndabinginze mwumve mwitonze amagambo yari yarahanuwe kuri iyi migi avuga ku by'umujyi wa Chicago na Los Angeles. Yaranditse ngo amapice y'ibigiye kuba vuba aha ku mujyi wa Chicago n'uwa Los Angeles ndetse n'iyindi migi minini yanyujijwe imbere yanjye. Mu gihe gusuzugura Imana kuri iyo migi kwiyongera n'umwuka w'Imana akigendera, imiyaga irimbura ndetse na za serwakira zizayigira. Inyubako z'iyo migi zikomeye nabonye zisenywa n'umuriro ndetse n'imitingito. Hepfo arakomeza ngo umuburo usutyo nawuhawe ku byerekeranye no kubaka amazu mu mujyi wa Los Angeles. Inshuro nyinshi neretswe ko tutagomba gushora imitungo mu kubaka amazu ahenze muri iyo migi minini. Rero umwuka w'ubuhanuzi wari warahanuye ko umujyi wa Los Angeles uzatwikwa n'inkongi y'umuriro, bigatizwa umurindi n'imiyaga irimbura. Ibyo ntimubyibagirwe. Haranditse ngo imiyaga irimbura hamwe na za serwakira bifatanyije n'inkongi y'umuriro byari kuzagira uruhare mu gusenya amazu muri uyu mujyi wa Los Angeles. Mbese zino nyandiko za Ellen White zahumekewemo na mwuka w'Imana? Nibyo rwose birasobanutse neza. Reka turebe niba aya magambo yarasohoye gutya yari yaranditswe mu mwanya muto uri imbere. Hano mu gitabo cyitwa ibihamya by'itorero umuzingo wa 9 kuri paje ya 43 haranditse ngo abatuye mu isi muri kino gihe cyacu bari kwihutira cyane kumera nk'abaturage bo mu gihe cyo kwa Nowa barimbuwe n'umwuzure, kandi bakamera nk'abaturage b'i Sodomu barimbuwe n'umuriro uturutse mu ijuru. Imbaraga za Satani ziri ku murimo kugira ngo zirangaze ubwenge bw'abantu zibakure ku by'ubugingo bw'iteka. Reka rero turebe ku by'uyu mujyi wa Los Angeles, umujyi utagira Imana wuzuyemo gukiranirwa. Hano muri no nkuru baratangaje ngo imihindagurikire y'ikirere yagize uruhare mu cyumweru kidasanzwe cyabonetsemo ibihe bibi cyane bihindagurika byashegesha ubuzima bw'abatuye muri Amerika. Amagambo abanza y'umutuku baranditse ngo cyari icyumweru cy'umuriro ndetse n'urubura. Ngo umuriro n'urubura. Ndetse amagambo y'ubururu hepfo aravuga ngo umujyi wa Los Angeles watwitswe n'umuriro mubi cyane mu yigeze ibaho yose. Ubwo rero umuriro n'urubura byateye icyarimwe mu bice bitandukanye. Ubwo nasomaga ibi ngibi nakwibuka amagambo atandukanye y'ibyamwuka nagiye niga, byatumye mbizirikana cyane. Kubera iki? Ni ukubera ko muri Bibiliya kimwe mu byago 10 Imana yateye muri Egiputa mbere y'uko Abisiraheli bava mu Egiputa bakava muri icyo gihugu cyari cyaranze kwihana, hateye urubura ruremereye cyane ruvanze n'umuriro.
no mu byahishuwe igice cya 16 icyago cya nyuma mu byago 7 kizaba ari urubura rukomeye kandi hazaba hanateye icyago cy'umuriro w'izuba. Ubwo rero ni umuriro n'urubura bivanze, ariko Imana yarinze gusa ubwoko bwayo. Yaba mu gihe cya kera bari Gosheni, aho Abisiraheli bari batuye, nta rubura rwabagezeho. None nimurebe hano, mbese bari kuvuga ko impamvu iriya nkongi y'umuriro ari iyihe? The Guardian yaranditse ngo ni imihindagurikire y'ikirere. Kandi bakundwa, ejo hari uwampamagaye arambwira ati mbese ntibitangaje cyane kandi bikaba biteye ubwoba kuba mbere y'iriya nkongi y'umuriro yo muri Los Angeles itangira, ibigo by'ubwishingizi byari byarahagaritse amasezerano yose byari byagiranye n'abishinganishaga ku nkongi z'umuriro mbere gatoya y'uko iriya nkongi y'umuriro itangira. Bari bahagaritse amasezerano y'ubwishingizi. Mbese hari icyo bari bazi imbere y'igihe? Baba hari uruhare babifitemo? Baba barabwiwe cyangwa se bakandikirwa cyangwa se bagakora inama, maze ibigo by'ubwishingizi bikabwirwa yuko hari inkongi y'umuriro igiye kwaduka? Ibigo by'ubwishingizi byahamagaye abari barishinganishije amazu ku bijyanye n'inkongi y'umuriro, maze birababwira biti amasezerano twari dufitanye y'ubwishingizi bw'amazu yanyu tugiye kuyasesa. Bayahagarika mbere y'uko inkongi y'umuriro itangira. None nimurebe ibyakurikiye. Ibyangiritse birabarirwa muri miliyari z'amadolari kandi ntawe uzishyurwa nk'ingaruka z'uko nta bwishingizi ba nyiri ibintu bari bafite. Kandi twanabonye amakuru y'uko abashinzwe kuzimya umuriro batandukanye, ingengo y'imari bahabwa mu bikorwa byo kuzimya umuriro yari yagabanyijwe mbere y'uko inkongi y'umuriro itangira. Byatumye rero nta bikoresho bizimya umuriro bihagije ndetse n'amazi biboneka mu gihe iyi nkongi y'umuriro yatangiraga. Ndi kwibaza ngo ibi byose biri kubaho ntibyaba ari byateguwe mbere kandi Imana ikabireka gutyo abatware b'ikibi bakabikora bagatwika iyi migi kuko yamaze gusayisha n'ubundi nta burinzi bw'Imana igifite? Mbese bino ntibyaba ari ukujijisha mu gihe bano batwaza igitugu bayoboye ibiri gukorwa, maze nyuma bakabishyira kuki? Bakabishyira ku mihindagurikire y'ikirere ngo ibe urwitwazo rw'itegeko ry'icyumweru. Nizera yuko nubwo hari ibibazo bihari by'imihindagurikire y'ikirere byigaragaza mu isi bitewe n'ibyaha by'abantu ari byo kwica amategeko 10 y'Imana, bizatuma ibyago birushaho kuba byinshi mu isi. Igihe Adamu na Eva bacumuraga, ibihe by'isi byatangiye guhinduka mu buryo bubi, bigenda biba bibi cyane. Rero Bibiliya nayo irabihamya. Ubutaka bwaravumwe n'ibindi bitandukanye. But don't you forget, Satan can manipulate the weather. Ariko nanone ntimwibagirwe yuko Satani ashobora guhindura ku bushake ibihe by'ikirere, kandi Satani ashobora gukorera mu bakozi be b'abantu bagahindura ibihe by'ikirere ku bushake kugira ngo bagere ku mugambi wabo bateguye, ariko gutuma abantu baramya mu buryo bw'ikinyoma ku itegeko. Mureke dukomeze. Hano haranditse ngo umudepite umwe uturuka muri leta ya California yavuze ko imihindagurikire y'ikirere yaremye kino cyuho gikomeye gituma bino bibazo byose by'isi bivuka. Hano naho baravuze ngo ubu turi mu gihe gishya aho imihindagurikire y'ikirere iri guteza ibyago hafi ya byose. Igihe nasomaga aya magambo ari mu kadirishya k'umutuku, nahise nibuka amagambo ari mu mwuka w'ubuhanuzi avuga kuri ibi ngibi ijambo ku rindi. Hano hepfo haranditse ngo ibihe bidasanzwe byo guhinduka kw'ikirere, ubushyuhe bwiyongera cyane, imyuzure, inkongi z'imiriro ndetse n'imiraba ikaze ni ingaruka zo gushyuha kw'isi nk'uko abahanga mu bya siyanse babivuga. Ariko umwuka w'ubuhanuzi wo uravuga ngo n'amagingo ya Satani niwe uri ku murimo, arateza impanuka mu nyanja no ku butaka, umuraba ukaze, inkongi z'imiriro, ishuheri, imyuzure, imitingito n'imiyaga idasanzwe, akararika umwero w'ubutaka, maze inzara n'ubwihebe bigakurikiraho. Hepfo amagambo asoza umuhanuzi aravuga ngo ibi byago bizarushaho kwiyongera ariko birimbura abantu n'ibintu. Umuhanuzi kandi yarakomeje aravuga ngo n'imijyi ituwe cyane izahinduka amatongo n'ibidaturwa bitewe n'ibyo byago bitandukanye Satani azaba yateje. Imijyi ya mbere ituwe cyane muri Amerika twabonye ko ari iyihe? Uwa mbere ni New York. Ubwo rero namwe abari muri New York mwitegura ibigiye kubabaho vuba cyane. Umujyi wa kabiri wari utuwe cyane muri Amerika ni Los Angeles, maze Chicago ukaba umujyi wa gatatu utuwe cyane. Kandi imijyi iri kwibasirwa n'ibi byago ni iyi mijyi ituwe cyane. Umugambi wa nyuma na nyuma w'ibi byose ni uwuhe? Dusoma muri kino gitabo Intambara Ikomeye ko ibi byago bizitirirwa ukubura umugisha w'Imana kuko abantu banze kuruhuka ku munsi wo ku cyumweru dimanche. Noneho dutinde cyane kuri ariya magambo. Yari yarahanuye ko ariye impamvu izatuma bashyiraho itegeko ry'icyumweru ne kubw'ibintu bibiri. Icya mbere ni ukugarura umugisha w'Imana watakaye, icya kabiri ngo ni ukuzahura ubukungu. Ibyo bisobanuye rero ko ubukungu bugomba kubanza kugwa mbere y'itegeko ry'icyumweru, kandi ni mu isi yose. Ariko itegeko ry'icyumweru rigiye gutangirira muri Amerika. Icya kabiri bazavuga yuko bagiye
bagiye kugarura umugisha w'Imana ku gihugu. None ubwo ibyo bisobanuye ko bazabanza kwerekana iki imbere y'itegeko ry'icyumweru? Bazabanza kugaragaza imico nk'iyo kutemera Imana ndetse no gusubira inyuma kw'imico mbonera. Ni bangahe muri mwe mwabonye mu makuru iby'ibihembo byiswe Golden Globes Award byari biri kubera muri Los Angeles? Nimurebe hano uko bavuze. Haranditse ngo uwari uyoboye ibihembo byitwa Golden Globes yavuze ko mu batsinze bose nta washimiye Imana. Muri cya gihe buri wese abahaguruka agashima, yaravuze ngo nta n'umwe washimye Imana. Aravuga ati ibyo si igitangaza muri uyu mujyi utemera Imana. Mbese ni uwuhe mujyi bari barimo? Ni umujyi wa Los Angeles muri California. Nimurebe uko byari bimeze. Has already happened in the first half and the acceptance speeches have been on fire. Hari byinshi byabaye mu gice cya mbere kandi imbwirwaruhame z'abashimye zari ziri ku muriro zishyushye cyane. Who got shouted out the most? Let's look at the numbers. Ninde washimwe cyane? Reka turebe imibare. All right, cast and crew are leading the way with 11 mentions. Abafata amashusho n'abayobora filime nibo bayoboye abandi bose aho bashimwe inshuro 11. Moms are holding strong with 3. Ababyeyi b'abamama nabo bagerageje cyane aho bashimwe inshuro 3. God, creator of the universe, 0 mentions. Imana yaremye isanzure yabonye 0, nta wayivuze. And Mario Lopez nawe yabonye ijwi rimwe arusha Imana. All right. No surprise in this godless town. Ibi ntabwo ari igitangaza kuko uyu mujyi turimo utemera Imana. No surprise in this godless town. Ati ntabwo ari igitangaza muri uyu mujyi utemera Imana. Ibintu bibiri twahita twibaza twihuse cyangwa se hari bitatu. Mwibande cyane ku magambo ye atangira avuga ku by'umuriro. Has already happened in the first half and the acceptance speeches have been on fire. Hari byinshi byabaye mu gice cya mbere kandi imbwirwaruhame z'abashimye zari ziri ku muriro zishyushye cyane. Who got shouted on fire? Godless town. Ngo yari ku muriro muri uyu mujyi utagira Imana. Icya kabiri nacyo mu gitekerezo. Mbese undi nuko yari bari gushima Imana mu gihe benshi muri abo badasenga Imana yo mu ijuru ariyo Mana yaremye byose kandi nibi bakora by'amafilime Imana ikaba ibyanga urunuka. Icya gatatu, mbese niyo bavuga bati Imana ishimwe wapfa kumenya gute Imana bavuze iyo ariyo? Ishobora kuba ari Imana y'iyi si kubera ko benshi cyane muri aba ntabwo mvuze ngo ni bose ariko benshi cyane muri bo babarizwa mu miryango ikorera mu ibanga ndetse benshi muri bo basenga Satani bwaba mu buryo buziguye n'ubutaziguye kandi Imana yabo bayita Luciferi. Ariyo bita Imana y'umucyo. Rero kutemera Imana yo mu ijuru kwabo gufite inkomoko. Ibyo tuzabigarukaho dukomeze mu cyigisho. Icya kane twakwibaza ni iki? Mbese bino ntibyaba byaravuzwe nk'urwitwazo kugira ngo bari ku ruhande rusa n'urwisunga Imana babone igituma bavuga ko bikenewe kugarukira Imana no kugarura imico mbonera kuko ubu ngubu benshi bari kuvuga bati izi nkongi z'umuriro zirimo zirabaho bitewe n'uko Imana itishimye kuko aba bantu bataye Imana maze bakaba bavuga bati tugarukire Imana dusenga ku cyumweru dimanche kugira ngo bino byago biri mu isi bihagarare. Ibyo bikaba byatuma bavuga bati kugira ngo duhagarike aya makuba n'ibyago biri mu isi. Well, let's turn the nation back to God. Mureke tugarure igihugu cyacu ku Mana kugira ngo twongere kubona umugisha w'Imana watakaye kandi twongere twibaza iki ngiki. Mbese ni iyihe leta imwe muri leta 5 za mbere aho ubutunzi bwinshi bwa Amerika buri? California. Ni California. Ni imwe muri leta 5 zikize muri Amerika. Twasomye ngo itegeko ry'icyumweru rizashyirwaho kugira ngo bazahure ubukungu ndetse gukunda impiya ni umuzi w'ibibi byose. So many will accept the mark of the beast. Benshi rero bazemera ikimenyetso cy'inyamaswa kubera urukundo rw'amafaranga bidatewe n'uko babyizera mu bwenge ku munsi wo